ko mbona kugenda ba mwiza se cyane. Oya nawe urakabya soko narimeze. Oya we imbeshi kabisa. Ahubwo kutakinyitaho nka mbere. Shashiri kiye mwitaho kabisa. Ntago ukimvugisha nka mbere ngo unyiteho birenze. Man ejo sinaguhamagaye ishuri esheshatu twakumva. Ariko shuri gusa nyine nari naragukumbuye. Ntago wandusha kabisa. Hagati aho ngaho waruzi ko nwite. Ukuri. Kuva jari. Kuva ejo bundi nyine ndatwite waneyinda. Agutenda. Inde wundi muntu ubizi? Na wundi kandi rego umenye ko ndi n'umwana. Ubu mama nzabe mutungutsaho gute? Ntihagire undi muntu rero bibwira. Bibwira daddy. Bimuganirize nyine numve kunambwira ko icyo nzi cyo arabyemera. Ako ntihagire undi muntu bibwira ko urabizi uri mutoya. Nawe urabizi ibintu byahita bimbaho. Kandi bamfunze nta wundi muntu wakwitaho. Hanyuma se mu rugo ndatungutsa mbabwira ngo iki koko? Ube witonze kubibabwira. Nase ubu nimba nitonze ndaba mba hehe koko? Yenda kuganiriza daddy nyigira mu rugo. Leta nkubwira uko yambwiye. Mine uretse kujyane mu rugo. Okay nta kibazo ariko nyine ngiye mfite ubwoba riganda umwana sinzi uko nzabitungutsa ku babyeyi. Ibyo ngibyo ndabyumva. Ariko ube witonze maze kuganiriza daddy. Hari n'amafaranga make nyine yari yaranshije kuri kote. Nayagureze uko yifashishije. Siko kubyumva. Nese andi makuru y'iminsi. Andi makuru y'iminsi ni meza uretse ibyo ngibyo nyine ubwo mbikubwiye nkabona nta kibazo. Nta kibazo ubwo nyine ufite uko uzabibwira famille yawe. Ya nta kibazo ngomba kubikiraho kuko ni ibintu twakoze twishimye. Kurumva nta kibazo nabigira cyetse nyine hari undi muntu bibwiyeho byakomera kurusha. Ikibazo giye mfite ni cyo ku babyeyi banjye n'ukuntu tuzabaho nge nawe. Akazakaba kose. Okay nta kibazo. N'imbaraga nje nakora cyitse na nimba wazana mu ibintu bye kunaniza nkuko bitari bisanzwe. Ako habayeho bwumvikane twakora kandi aricyo twageraho n'ubwo uri muto yarega. Ese ababyeyi banjye bo. Ababyeyi bawe witonze. Reka nshaka uje ngira mu rugo mbyumvisha vie. Ariko she ntago ntagenda utanseza amana kabisa. Oya ariko shere ariko uziko turi no mu muhanda wagire. Reka turi no mu muhanda. Meze neza. Alors meze neza nta kibazo. Ikigari se buri kuturusha iki? Nakabeho. Shamba ntago ziri mu rugo. Ariko noneho shaho ikecura aragukumbuye mana yanjye. Mukecuru naramwanze no gushaka umwanya ngajya kumureba. Uba buri kanya avuga ati umuhungu wanjye umva mana yanjye. Abagufite ubukumbuzi rutabaho. Yo Pazo kiri gute se mwana? Shani fresh man. Nkubona. Ewana iko tumuranye man bradanje man. Nese kuri imihanda man ko nacaga mwizi wo duhingo. Neto akamuzo nyine ziba zigize ibisazi man umuntu abayaje kuzifatishiriza hanga. Waje kugafatira hano hanze se. Naje kuzifatishiriza hanga nyine ndi no kuyaga ari cyana cyagira nyine cyatambuka. Usikuvuza ibintu by'icyana man. Urabizi ibintu byambayeho. Utese gute mwana iwaje wa musisi wanjye se. Wese wamubera. Ya. Yaranje walaye mutende. Mani wibiseka mani. Tugiye kujya tukwita papa Rufozi. Mani. Ariko bazi walaye. Uri kwifuta nkari brag. Oya ni brag. Do walaye mani ni serious. Pazo papa Rufonse. Manza wumvese. Ahubwo mwana wangiriye nama. So serious mani biri serious. I'm serious. Aya bro. Numvara. Wahuye ejo. Wahuye sharabindabura. Kandi yari yabimbwiye. Arize ibyayino byacu biye kwihagara hago nitwagakoresha. Akurira bombo mwisha yewe. Bro ariko man nawe gahunda tu. Byaje kugenda man biri serious cyangwa biri serious man. Ntago ari joke. Nta bintu bya joke kabisa. Izo ni za prank za No, ntago ari prank man. Ahubwo bibaye byiza. Wamfasha nk'umutaramu wanjye to. Kuko ndakuganye man. Man uramubera urabizi nanda yici. Ndabyumva niyo mpamvu nanjye nkuganye. Bagutaye uroko ndakasingi uzagaruka uruhara rwaraje. Ay urapfuye man none se ubwo ngo biragenda bite? Ese man niyo namungiri. Amubera na karibu bagutayemo karabaye. Ndabyumva. Ashize igihe kinini rwose najya kureba mukecuru. Ariko nzashaka ukuntu nzajyayo muri iyi minsi n'ubundi kuko ngiye kuba mfite akanya gahagije. Nyarango nzasubira vuba.
kubera iki ariko izo ngiyeyo umuco leta atangira kumbwira abantu bashatse ngo bamariya ngo bamarita ngo bose barashatse wapi ibintu byo kujya mu cyaro reka ngiye kuza tubane hano ngaha ntabwo uzasubira mu cyaro ntabwo nzasubira mu cyaro njyewe ariko nta kibazo hano se kari nk'iwanyu nta nk'iwanyu nta kibazo nyine ubwo kanshaka turimo mba ngiyemo nyine ubwo turasubira nta kibazo nanjye kambe mfata akayaga nasenye isongurize se mani senyi sazi iki se mani bro shaka udumba isenyi twonyine mfashe nk'umwana we mu ngagara se kumaze iki se mani njye nuramubera ubundi nari navuze ko ndi bwayiganize viye yabyumva bamubera nkamukomezanya ariko ngurisha njye nambimwereje akaba ashatse ahantu akwama iminsi mike nkamanza nkabyigisha mani iyo decision wafashe ino sinza I don't know ariko kuvuga ngo ngufashe ibiceri mani nkukubisi inoti zanjye mani wowe uragiye subwo nazamenya wazazinyishura gute noneho bagufunze ufitiye n'ibicwa mani bro byarangira gute se nese foke urameneye se mani bro reka manze nkubisha mani bo baragufunze do biri seri sikarone nishimye niba ari iki kijya mu Bugande shanta bro 25 ndazigutamo pe oya none ntago ura mwana ndazigutamo none biragenda bite ntago ko nje bibi ndamukunda urashaka ukuntu yo mubwira mani bagira ute mugakuremo nyine mani iyo nama yo ni iyo nama yo ni mani biri seri iyo nama yo ni ntago byakunda wallahi ntacyo nubundi nk'umuhungu tubereho guhangana nyine umuntu agomba guhagarara kigabo ku ruhande rumwe w'ikintu yambwiye ko nta muntu arabibwira ubwo yitonze kubivuga manze mbivuga no nyene na Veso ubise ko na Mary yadukebesa akigendera yo wana sure bivuga no na Veno uvuga ukuntu atubwira Veno aramwigisha amubwira ati yajya dufasha n'imirimo ye mu rugo n'iki kuko n'umukozi nawe sinkubera mani ubundi reka mbanze nkwereka mani niba ari gutyo umeze mani ngiye nshobora kuba nabigize joke ariko niba biri seriye mani bro yabizi nyine ubwo utabana n'umumere mani umumere wawe mani naramutinyaga niba ari ukaze byadana wagenda karabura view wawe nyine turumva ukamurabura ukamubwira uburyo ibintu bimeze ndabizi uriya musaza nawe nigenge mani ntabwo yakuraburiza mani nanjye ari bwa byumve ndabizi ndagana ko byanareba zisubize mani ndabizi ko yikoma sibyo nicyo nanakundiye niyo mpamvu nanazikujana nyine na Veso ubizi se ahubwo nimba ariyo namungiriye reka nyine ngiye nyaruke sibyo manze mbimubwireho numva ko nabwiye ariko yubona agarutse kukureba nyine umenye nyine ko byabaye umuhungu nubwira umusaza akanga gufasha kabisa uzangireho nzabigukubitira fresh man Irute se mama mwiriwe neza cyane nanjye meze neza nyine nta kibazo ku ishuri biragenda njye ndumva ari sawa ndameze neza ku ishuri nicyo kintu cya mbere nshaka kumva nyine ko ku ishuri bimeze neza amasomo ari kugenda gusa hari ibintu nshaka kukubwira ariko nabuze aho mbihera ni ibiki tubireke nyine ariko nyine nabirenze kandi ushaka kumbwira ibintu bigize wabuze aho mbihera nyine nabuze aho mbihera aho nakubwirira ako nyine nabirenze reka twigana apo nawe utabishaka bireke undi niba wumva nyine wabuze aho bihera ubwo bireke niba bitari ingenzi nta kibazo ya mama ndatwite mu izina rya Yesu ni ukuri ndatwite ngo iki ndatwite mama ko mana yanjye ko ababyeyi bago nkawe kuko ko mana yanjye sha mama reka byabaye nk'impanuka impanuka yihe umwana w'imyaka ingahe aratwita yarambwiye ngo azantunga kucyumva kunira ushaka kunira agahinda ko mama yarambwiye ngo azantunga indi gutunga uwo yambwa y'umuhungu ku myaka yawe 10 n'ingahe uratwite muzabana mu buhe buryo se basi ngazantunga uwo muhungu ameze ate ni umuhungu nyine mwiza ku isura zambwa z'amadrede ntanga dore ko arizo mbona ukururana nazo oya mama azantunga niko yambwiye yarabinsezeranyije kandi n'umwana tuzamurera Mana yanjye koko ibi mbigenze gute urazi mbabarira umve mu maso mbabarira singushaka mva mu maso mwiyame mva mu maso are ihute mve mu maso vuba nta soni ufite rego uravuga uratinya kuvuga Nadia wambabarira ukanyumva nakubwiye ngo mfite ikibazo uje kunyisigira makeup imbere byo biramarira iki ntabwo ziko byo bambona nyanda kukayibabaje ngiye ibintu byo bimbabaje
nanjye ngo mba ni umuzigo wanjye n'ikibazo cyanjye. ndakumva gambira Ibintu ngiye kukubwira sinzi ukuri bifate sinzi mbese. byagenze gute se none ko ndebe wasaze nasaze umukobwa mbere ishyano neza agiye gutuma nora amashashi nirukanka. umukobwa se kubereye ishyano gute Irashyano ko nzi ko uyu mwana w'umukobwa wawe yitonda aratwite. uvuze aratwite ubu mu kanya haciyeho n'igihe gito yamaze kumbwira. ntabwo ibintu muri kumbwira mubyumva ngagiza aratwite hinda ntazi nyirayo ku myaka y'ingahe mana yanjye. ntabwo bishoboka byashobotse kandi abimbwiye arakubesha nanjye hari nakomeje kuvuga ati wasanga ari kunyinisha ariko ukuntu yabimbwiye ari seriye amezi nabonye ko nyine atwite kandi iyo ntabwo ari imikino wajya gukina na mama wawe nta mwana wakina iyo mikino pe ndakora iki ntabwo bishoboka byashobotse bivuga ngo ntabwo bishoboka byashobotse wizunguza umutwe mbwira icyo nkora ariko ngo ndeke kuzunguza umutwe ahanini uruhare rwose rw'uriya mwana niwe wabigizemo uruhare ni njyewe ni uburere wamuhaye uvuga ngo uri gufata umwana neza ngo nturi bukubite umwana ngo nturi bukebure umwana nabikoraga nk'umubyeyi byose nyine biri ku mutwe wawe none uri kugira ngo ufashe iki kintu ese nijya wamubwiye ngo genda ubikore umva njyewe uko kanya icyo nagufasha uriya mwana w'umukobwa aracyari muto kandi deja nta nubwo ari ngombwa ngo uburyo yavutsemo aba aribwo nawe azabyaramo nta kindi kintu tugomba gukora uretse gukuramo iriya nda none dukuremo inda none uri kumva ukundi kuntu turi uzi ko namubyaye waramubyaye higo we nawe dukuremo umwana w'inda nyine baretse nyine nanjye mubaze ikibazo cy'amatsiko urumva uburyo yavutsemo ndabwumva aribwo buryo nawe agomba kubyaramo ariko kujya wibuka ko utabana n'umugabo watandukanye n'umugabo ikintu ntekereza nkumva bakavuga buriya kwa runaka kajya bakazavuga ati yamureze uko yabayeho none ariko narabikubwiraga mubwira ngo kebura umwana ngo reka ndekera umwana ngo uri gutetesha ntabwo ari kuri abatetesha umwana ndababaye ariko ako kantu mbwiye byashoboka none kuko urumva ukundi kuntu turi bubigenza ari bute uriya ntabwo ari umuntu wo kubyara kandi nasurabizi ko agira amahane angana simfe ngo ni uko mwana atandukanye wimuvuga we yanyica ndumva nta kundi kuntu tugomba si yanabimenye si agomba no kubimenya amakuru y'iminsi amakuru ni meza ubu se uherereye mu duki kandi mu tuntu twinshi cyane nasubiye mu kazi ka kazi kanjye n'ubundi ducyakariye aho urimo urarira abana nk'uko bikwiye ko numvishe amakuru ngo madamu waramwirukanye cyangwa yagutereye abana yarijyanye yansigiye umwana umwe muhungu niwe yagusigiye uwo mukobwa yaramujyanye ese kurera uba wumva bimeze bisanzwe se nyine nk'undi mugabo wese umwana umwe nawe bwakunanira amashuri ariko ari hafi kuyarangiza ahubwo ukivuga iby'amashuri byagenze gute se mwayikuyemo mwafashe uwe mwanzuro n'umukobwa wawe urazi rero ibintu byambayeho nabyuze nyine byagenze gute narumiwe nkubitwa n'inkuba iriya shyano ry'umukobwa hari wamuganye niba ari njye wareze nabi niba ari ugukura nabi niba ari amaraso mabi yasa murimo simbizi nasanze umuntu wamuteye inda ari musaza we uko utunguwe wumiwe nanjye niko nuko nanjye byambaye musaza we kuri se nyine ni umwana wa se n'abavandimwe urumva iryo bara ndetse ntabwo yaramuzi nawe isi yamukuye hehe urazi se sajya ajya kubizi sinamumuhishe ubwo mukaba mwabifuza gushishamo uwe mwanzuro none rero nziko ivamo ntabwo reka rigomba kuvamo igomba kuvamo yabyanga yabyemera nta n'ibyo arabyanga arinde igomba kuvamo ngejeje nanzuye uhamagaye rero nawe mubwire wumve nyine simbizi uriya mwana arananiye ngo bahuriye ku ishuri se niho baryamanira niho bagira iki ariko njyewe wakanyereka ubu none akakareba ibintu nkakorera njye no kumukubita byananiye wa mukobwa we
byarananiye ubwo nyine ndabira nkumva umutima sinyiryama sinyirya umba nitse imitima aho nicaye ahubwo iki cyumweru kigomba gushira yavuyemo kuri kw'Imana nta bintu byo kujya gushidikanya ngo tuzabigenza gutya ngo se biraca mu nzira ntabwo bishoboka oya igomba kuvamo byakanga byakunda kandi iki cyumweru kigashira ivuyemo kandi nanone ugashaka umuntu wizeye ibyo nibyo bintu guhamagare kugira ngo nawe umfashe ibyo ntabwo mbizi ibyo simbizi by'abo baganga bamera gute ni ugushaka umuganga wizeye wowe uzamushaka tutabura umwana tukabura n'umwuzukuru niwe mbishinze nawe mbabarira ndwaneho kuko nanjye impamvu naguhamagaye nagira ngo nawe umfashe wowe ushaka amafaranga wenda uko byanda kose reka tujyane kireze waka ari umwana ashobora no kutugora akabanza kubyanga wenda dushake n'indi gindire cyangwa iry'itanu ubu yashyize ku mufuka oya nubwo ubundi yafite abaye ari ngombwa twabikora uyu munsi turi kuwa gatatu ngewe kuwa gatandatu tugomba kurara tubisoje hagati yo kuwa gatandatu no kuwa gatanu tugomba kurara tubisoje kamureke nikomereze gahunda zanjye uko bimeze gukomeza kwihangana ubwo n'inzu urambwira nyine nta kibazo ndashaka ndeba ubwo aya mafaranga we n'ubwo bwa n'umuganga uraza kumbwira ntari butekereze sawa urakoze uriya mwana nagiye kumva numva arambwiye ngo yateye inda ndetse ako niko bigenda umwana utarabonye uburere bwa mama na papa niko bigenda buriya biba byiza umwana iyo akuriye imbere y'ababyeyi bombi buriya hari icyo bifasha uko urumva niba mwana ntacyo naramwimye ibintu byose naramuhaye nyine niyo mpamvu nanjye mubwira ngo habuzemo ka kantu kama gusa nyine nta kundi narabyakiriye nk'uko yabimbwiye ambwira ati igisigaye ni ukuzana uwo mukobwa ubu ni abagabo babiri bagiye kubana mu nzu none nabigenza ute mwirukane se nanone ntiwamwirukana ariko nanone ese ubwo yahereye habikubwira mu by'ukuri nanjye sinzi ikintu yahereyeho cyangwa asigaranwa n'ibitabi n'ibyabura nsigaye mbona yambarishwa n'ibintu bimeze ukuntu mu mutwe ibiki byose hangane n'ukundi rero mufashe dore ibyaye ikibazo irakiri gato none wabigenza ute